kugeza ubu twese turi impunzi. Ibaze kavukire baransenye, sibyo? None ndaje inje nza kwiyubaka. Muri kwa kwiyubaka mu mwanya naringize ngo ndicaye basi ndaruhutse, niwo mwanya bongeye kunyeganeza. Ndubaka bami cyangombwa cyo kubaka, ntangirana n'imisoro. Imisoro yose ndayifite, nta musoro n'umwe ntafite. Birangiye ikintu kinteye agahinda nuko bamfatanyije n'abana baramfashe bagiye kunjugunya. Ubutaka bwanjye nabwo ni butaka, nabwo leta yaraje yabutwara bashyize n'imihanda, sibyo? Noneho umwana wanjye nawe yari yishumbuje mvuga ngo amvi ruhande ajye kwishakira umugore, nawe bamusenye. Kugeza ubu twese turi impunzi. Ibaze kavukire baransenye, sibyo? None ndaje inje nza kwiyubaka. Muri kwa kwiyubaka mu mwanya naringize ngo ndicaye basi ndaruhutse, niwo mwanya bongeye kunyeganeza, sibyo? Ngiye nkibaza kuki baduhaye ibyangombwa bazi kataranye turire, kuki bemera imisoro? Mu kwa mbere narasoze ejo bundi ko bari bazi ko bazahakensenya, kuki banyakiriye umusoro babona ndi umupfakazi, bakanyakirira umusoro? Iyo bavuga bati iyi misoro uyihoreye kuko n'ubundi ntabwo hari mu miturire. Noneho ikimbabaza gitifu yaravuze ngo n'ubundi harakomeza habe mu miturire, ntabwo ari amanegeka. Nawe yarabyemeje, yarabitwibwiriye katari amanegeka, ari mu miturire. Ariko ngo uburyo tuhatuye ntabwo twe duhafite ubushobozi bwo kuhatura, ntabwo ari gahunda y'ibiza. We yarabyivugiye aravuga ngo n'ubundi harakomeza habe mu miturire, ariko ngo bajye kwashyira ikintu sinzi ngo gifatika, inzu zifatika. Ngo uzabishobora, ibyo ni amagambo yivugiye nasubiramo. Ngo uzabishobora, ngo nawe ngazazi, ngo bamuhe icyo cyangombwa nawe yubaka. Ni utazabishobora agende ageye, niho tumubaza kandi ntatubwira. Ubutaka bwanyu se bwo abo basi nibaza bazabagurira aho niba bari banaduhaye amafaranga, ubu niyo baza bakatubarira bati fata miliyoni 5, fata izingahe. Uzi ko umuntu agenda yishima. babahaye angahe mama? Baduhaye 9,000. 90. Nagiye mu nzu, ibintu byanjye nabijugunye biri hanze, ntabwo ibintu byanjye biri kujyamo. Urumva bivuga ngo n'abana ukuntu turyamye, twafashe amavarisi n'ibikapu dushyiramo hano, sibyo? Ubwo ndyamanye n'akana kamwe, matora ibaye nk'imeze gutya, turyamye mu kavuri, sibyo? Akandi kumba nako kajyemo umukobwa wanjye n'umwana we, nabo babigenza gutyo utuntu karundarunda n'amatora ukayishyiramo ukamera nk'uri mu kavu. Ayo mafaranga batwanjije abantu bose babimenye yuko turimo dusenyera. Amazu bayapandishije, ntabwo uri kubona inzu. Ako nkubwira nabo nako 60,000. Ako wumva kameze gutyo, ushatse wambwira nka kujyana ukareba wagira ubwoba. 60,000. Noneho yandi yasigaye umva ari umbwire amwe yasigaye 30. Nahaye ikimoto kimpundira ibyo bintu, mbarira nawe umbwire ako gahinda bari kudutera. Ako sagahinda ibyo bintu bari kudukorera. Turi abana b'igihugu, turi niba twohereze natwe nk'abanyekongo twumvaga ngo bohereza abanyarwanda iwabo, natwe niba tubwira aho batwohereza n'ukuri pe. Bo batsinze bakavuga bati mbo hano hari ikibazo gihari, nimugende. Twabyumva twakumva ko leta itwitayeho, sibyo? Rwose ni gufata umuntu ugashumura, fatiye ayo amafaranga ugera hariya bakanayakwambura ukayajugunya. Ibyo bintu ni ibiki? Ariko simpamya ko muze habizi Kagame. Kuko ejo biriwe bavuga ngo Kagame ngo yavuze ngo ngabo basenyeye nabo, abandi bati dekada, bati ntabwo yabivuze ahubwo yavuze ngo niba bikuraho ngaho ubwo bita kuminje. Ubwo rero twabuza ijambo rye, subundi yatubwiye ijambo rye tukarimenya. Ni iki wamusaba? Ikintu namusaba nuko yamenya ko ayoboye abana b'u Rwanda, tumukunda tukamutora kubera ko yaje atubera umubyeyi, sibyo? Kuri uyu mwanya rero sinzi abantu bari kumucinya bagatuma bakora ibintu by'amarorero, kuko simbyanze ibyo byo biza pe, biraza bikabaho, sibyo? Ariko nibareba ibyo biza uburyo bije n'uburyo bagiye gufata. Mama ni cyo wasaba kujyanye n'ingurane y'imitungo yawe? Ingurane y'imitungo bakagombye kureba nk'abantu basoze, nibo bonyine leta yaduhaye ibyangombwa, niyo yonyine yaduhaye ibyangombwa. None hirangije itwaka n'imisoro, nta birarane by'imisoro twari turimo, twemera gukabura icyo kurya.
ukipena ariko ugasorera leta sibyo noneho nibashaka ikintu baduha kunguraniza ibintu byacu hano bari kuvoma nako ndakavugamo amazi ari kumeneka n'umutungo amazi yakagombye kuzana ikigo cy'ishuri ese aya mazi ni robine ni n'amatiyo baciye ari nagize n'igishanga none se kuyo n'amazi bacimbagura amazi ari kumenagurika n'amatiyo baciye barimo barajya ziri neza kuri ruhurura neza urazibona niba bihangiye cy'amahanyuze barazisiga urumva none iziri kuri hano hakurya zo barazisenya ni gute wasenye iteretse ikona zituruka muri ruhurura neza ubundi iyi iteretse muri ruhurura ukayisiga iri hejuru noneho magana hejuru ku mukingo ari umwe ukayisenyesha ntabwo iyi leta n'ibiduha ejo hazaza ho guteza igihugu byose aha hantu se uri unarije n'amaso urabona twebwe dufite amafaranga yo kugura twebwe dufite amafaranga ngwino turi ibyo kurya uticwa n'inzara mugende twebwe muri leta bitwaye bara nabo babasenyeye kandi bazi ko bakemuye ikibazo kandi ikibazo bagiye kubana ikibazo baragitera nta muntu nyiririya nzu nta muhari hari umuhungu hari umwana w'umukobwa uzareba inzu wabo barimo